Inyamaswa ni bimwe mu biremwa bidasanzwe biri kuri iyi si, ariko nubwo bidasanzwe abantu nabo babarirwa muri ibyo biremwa. Uretse ko uyu munsi ntagiye kukubwira ku bantu, ndakubwira zimwe mu nyamaswa zimwe ziremetse mu buryo butangaje, zifitemo umwihariko udasanzwe. Rimwe na rimwe ikiribwa muntu iyo kibibonye kibona ko ndetse ari ibintu bidasanzwe koko, bishobora kuba ari nk'ibitangaza kuri bo, bitewe n'uburyo nanone izi nyamaswa ziremetse mu buryo butangaje. Urugero ni iyi nyamaswa iboneka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu majyaruguru, yitwa oposamu. Oposamu ifite umunwa cyane ushoboye kumera nk'imbeba zizwi nka mushushwe. Iyi oposamu iyo ubwayo iremanywe poroteyine muri yo ishoboye kuba yarwanya uburozi ubwo ari bwo bwose buyatatse. Ni akanyamaswa gato kari mu ishusho nk'iyipusi. Aka ngaka kabone n'ubwo inyamaswa iyo ari yo yose, nubwo aba ari inzoka, ikakarya ikagatera ubumara. Ubwako muri ko gafite uburyo ubwo bumara kabunetraliza, kakabuca intege, ku buryo biba bivuze nk'aho ntacyo bivuze kuba kariwe n'ubwo bumara cyangwa ubwo bumara bwakinjiyemo. Bivuze ngo ukuntu aka gakoko gateye cyangwa se aka gasimba biratangaje. Indi nyamaswa ngiye kukubwiraho ni iyi ngiyi, ingona. Ingona iremetse nabwo mu buryo butangaje cyane. Ingona kuko iyo irya amabuye kugira ngo ibone balance mu mazi, ibashe kugendamo imeze neza, kandi nanone yo ikabasha kuba yarya amabuye kugira ngo ayo mabuye nagera mu gifu cyayo aze kuba ari yari buze gufasha bya bintu yari yarimo inyama, udusimba n'utuntu twari twose yagiye imirabunguri, ya mabuye yariye yafashe mu igogora cyangwa se mu gusya. Niyo mpamvu ingona ishoboye kwifashisha amabuye ikayarya, ya mabuye yagira mu nda yayo agatangira gusya bya bindi yari yariye. Ingona ni inyamaswa nayo iremetse mu buryo butangaje. Bavuga ko indi nyamaswa ya gatatu nanone ifite uburyo butangaje, iremetse mu buryo budasanzwe. Ubwo nimvuga inyamaswa yindi ntabwo nanone najya kure cyane. Iyi ni inyamaswa iboneka ahantu hose hafi y'umuntu uko byabaho bikose, ikaba n'imwe mu nyamaswa ikunda kuba inshuti n'umuntu. Aho nkibivuga cyane mwese mwese mubasha kumenya iyo ariyo. Aha ni imbwa. Imbwa ifite ukuntu iremetse bidasanzwe, aho ndetse ifite ibyiyumviro bishoboka kuba yabasha kuba yasoma ibyo umuntu atekereza, nayo ikabasha kwitwara nk'uko ameze, ndetse ubwayo ikaba ifite ubundi bushobozi bita telepathic ability. Aho ngaha ni ukuvuga ko imbwa ishoboye kuba yamenya ko nyirayo cyangwa se umuntu yoroye amerewe nabi, kabone n'ubwo imbwa yaba itari aho hafi, ibyiyumvamo igahita imenya ko n'ubundi nyirayo cyangwa se sebuja amerewe nabi cyangwa se ntabwo ameze neza, ntabwo yishimye. Ubwo ni ububasha bw'imbwa ukuntu iteye, ndetse ikaba ari bimwe mu bintu biremanywe nayo. Ikindi kintu mutari muzi ku mbwa, imbwa ishoboye kuba yamenya ko umuntu afite kanseri. Si n'ibyo gusa, ishoboye kuba yanamenya ko umubyeyi atwite umwana. Hari n'ibindi mwebwe musanzwe muyiziho kumenya, ndetse niba ahantu hatezwe ibisasu n'ibindi bisa nkabyo. Ikoresheje uburyo yihumuriza, ikabasha kumva ibyo ari byo bishoboye kuba biri muri ako gace kawe. Si n'ibyo gusa, hari n'ibindi byinshi imbwa nayo ibasha kuba yakora bitangaza ikiremwa muntu.
ni bimwe imbwa ishobora kuba yakora bitangaje cyane, bimwe na bimwe zifashishwa no kugira ngo imbwa zibashe kuba zamenya ibyo ari byo. Imbwa ishobora kuba yakihumuriza ndetse ikahita imenya ko umuntu afite kanseri. Irabasha ikadedegita neza serire zaba zarafashwe, ikamenya ku gace kariko kuko nikiremetse. Ndetse nayo ubwayo ishobora kuba ndetse yanamenya ko nanone hano hari ibintu biba bishoboye kuba byarahindutse nanone ku muntu ufite diabete. Ibyo nabyo ni ibintu imbwa ishobora kuba yamenya, ikamenya ko umugore atwite. Icyakane, imbwa ishobora kuba yanamenya neza ikaba yapredicta, ikamenya niba ikirere kizaba cyiza cyangwa kizaba kibi. Ndetse ubwayo imbwa ishobora kuba yanakubwira ko ndetse ashobora kuzaba icyo bita umutingito mu gihe kizaza. Imbwa ishobora kuba yakubwira igihe. Ikindi, nazo zibasha kuba zanabara. Imbwa buri ishobora kuba yanabona n'amabara ikabasha kuyatandukanya. Ishobora ndetse no kuba yanabasha kwiga, nikabasha kumenya amazina y'ahantu. Ishobora kuba ubwayo ibasha kuba yakihumuriza, ikabasha kumenya ahantu wari wahoze, ahantu wagiye uca. Imbwa buriya ngo ni umuhanga. Abenshi bashoboye kuba bavuga ko ishobora kuba ifite ubuhanga neza nk'ubw'umwana cyangwa se umwana w'igitambambuga w'imyaka 2, kuko ifite n'ububasha bwo kuba yareba nijoro, ikareba neza cyane nk'uko umuntu we abasha kuba yareba ku manywa. Ubwayo imbwa ishobora kuba yabasha kwihumuriza ibyumviro byawe ufite muri wowe, ikabasha kumenya niba wishimye cyangwa ubabaye. Kandi imbwa nayo ubwayo ishobora kuba yabasha kumenya kuko niba iri gufatwa nabi cyangwa iri gufatwa neza. Ubwo ni uburyo ubwayo iremetse n'uburyo ibasha kuba yamenya ibyo bintu byose. Kandi nanone ishobora kuba yanabasha kukubwira ko uburyo uyitwaraho budakwiriye uyitwaraho nabi. Akandi kanyamaswa karemetse mu buryo butangaje bakita rhinoceros beetle. Aka ni akanyamaswa nanone gatangaje imiterere yako. Aka ngaka kabasha kuba ubwako kabasha kuba katerura inshuro 850, ibintu bigakubye ibiro bigatukubye inshuro 850. Kakabasha kuba kabiterura kabitereresheje umubiri wako. Uburyo karebetse biratangaje. Hakaba kandi bita horned lizard. Uyu uteye nk'umuserebanya. Uyu kuntu uteye ushobe kuba ubwawo, ushobe kuba warekura amaraso avuye mu maso yayo. Aya maraso akabasha kuba yagwa ku muhigo wacu, ukica umuhigo wacyo uciye muri ubwo buryo, mu buryo biworohe cyane ako kanyamaswa gahita gapfa. Hakaba kandi kanyamaswa bita pistol shrimp. Akako karemetse mu buryo butangaje kuko nako gashoboye kuba kabasha gufunga inzasaya zako kihuse cyane mu muvuduko uteye ubwoba utameze nk'usanzwe. Uwo muvuduko gafungiraho ukabasha kuba hari akandi kantu kasora kameze nk'amazi abasha kwica umuhigo wako, nako uri imbere yako mu buryo bwihuse cyane utapfa kubonesha amaso. Izo zari inyamaswa zidasanzwe ndetse ziremetse mu buryo butandukanye n'ubwo usanzwe uzi. Ni uburyo budasanzwe.